Alex, umusore ufunze umutwe mu buryo udashobora kumva, ni umusore iyo umurebeye inyuma ni bogari rwose, ariko nanone iyo muvuganye uhita usanga ari umusore utoroshye kuba waganiriza. Uyu munsi rero aba yasohokanye n'umukobwa baba bahuye ubwa mbere, dore ko rwose bari kugerageza kujya mu rukundo. Bicaye rero muri resto, uyu mukobwa yatangiye kuvuga amagambo menshi, dore ko yari ari kumubwira ati umusore uheruka kuntereta yarantengushye rwose, uzi yanyirutseho, maze mbonye rwose bikabije namuhaye amahirwe kugira ngo tube twakundana. Umunsi wa mbere yansohokaniye ahantu hatari classe habe na gatoya, kandi rwose nyitegereza nawe undebe ukuntu uri umukobwa uri classe, njye nta muntu ujya unjyana ahantu haciriritse gutyo. Gusa nanjye nahise musigayo maze ndigendera. Uwo munsi nyine ntabwo twongeye kuvugana kuko njyewe ndahenze, kandi umuntu untereta aba agomba kunjyana ahantu hahenze. Alex rero aba yamwihoreye ari kwirebera hasi, maze akajya yubura amaso akamurebera muri rinete, ariko ntagire ikintu na kimwe amusubiza. Uyu mukobwa rero yakomeje kuvuga, maze ahita abwira Alex atari kubanza uvuga amagambo make. Alex ati oya ndavuga, ariko mvuga iyo bibaye ngombwa, ntabwo njya mvuga ibintu bidafite umumaro. Uyu mukobwa ati none se uri kuntekerezaho iki? Alex ati uri umukobwa mwiza, uri umukobwa kandi ukurura abagabo mu buryo bworoshye cyane rwose, ariko nanone ndabona nta kindi kintu kikurimo. Uyu mukobwa ati ubwo se ushatse kuvuga iki? Alex ati nyine umuntu akurebye inyuma yabona ko uri umukobwa mwiza cyane, ariko nanone mu kuganira uhita rwose uba igisobanuro cyiza cy'umukobwa ukunda ibintu, cy'umukobwa ukururwa n'amafaranga. Ikigaragara cyo rero ni uko n'ubundi umugabo uzagushaka ntacyo azaba afite rwose, kubera ko uzamukurikiraho amafaranga, numara kuyabona uzatangira kwiyitaho ukosora ibice byawe bitameze neza. Biragaragara ko rwose uzajya ujya kwibagisha kugira ngo ugire ibyo ukosora bikuriho, ariko ntabwo uzigera wita ku rugo rwawe n'abana bawe. Ndetse ikigaragara cyo uzemera rwose abana bawe bige ku mashuri aciriritse cyane, ariko kugira ngo wowe ugaragare neza ntabwo rwose wakwishyura minerivare nyinshi ku mwana kandi ufite igice cy'umubiri wawe ushaka gukora. Nabonye rero uri uwo mukobwa. Naho rero uyu mukobwa yahise amubaza ati ku nshuro ya mbere njye nawe duhuye turi gusangira, ni ibyo bintu wambwira? Naho rero Alex ati njyewe niko nteye, mvuga ibintu uko ndi kubibona, ntabwo rwose nshobora kubwira umuntu ibintu bitari byo ngo mubeshye. Uko nkubwiye niko nakubonye, ndetse rwose ntakubeshye, njyewe nta n'icyo bikimbwiye kuba nazongera guhura nawe undi munsi. Uyu mukobwa yararakaye maze ahita ahaguruka arigendera, kubera ko yari abonye ko uyu musore yamuciye amazi. Umunsi wakurikiye rero Alex aba ari mu rugo, maze akabona uyu mukobwa amwandikiye message ari kumutuka ibitutsi byose bibaho. Gusa Alex yahise amwihorera maze ahita amubloka. Hanyuma rero umukozi we wo mu rugo yahise aza muri salo ari kumubwira yuko asanze ikawa yashize, dore ko nyine yaramusabye kumutekera ikawa. Alex yatangiye kumubwira ati ariko kubera iki nta bwenge ugira? Ni ngombwa ngo umenye ko ikawa yashize ari uko ugiye kuyiteka, ntabwo ushobora kugura ikawa indi itarashira. Yatangiye kumubwira rero nabi, maze mu kanya arebye mu ntebe abona imisego yayishyizemo nabi ko adasanzwe abikunda. Yatangiye kuyishyiriramo, ari nako abwira uyu mukozi atari ko igihe nakwigishirije uko bashyiramo imisego mu ntebe ntabwo ushobora kubyumva. Ikindi kandi telekomande yanjye igomba kuba iri aha ngaha. Yamwerekaga ku meza aho igomba kuba iteretse, nuko nyine igomba kuba imeze. Ntabwo nkunda kuyisanga itambitse, cyangwa se wayikuye ku ruhande nayishyizeho maze ukayishyira ku rundi. Yatangiye kumubwira rero ibintu byinshi. Uyu mukozi nta kindi yagombaga kuvuga uretse kuvuga ngo numvise gusa. Alex rero yaramubwiye ati genda usubire mu kazi kawe. Gusa none uyu mukozi rwose yabaga afite amakosa menshi, kubera ko ibyo Alex yamubwiraga byose ntabwo nyine wagira ngo ntiyabyumvaga. Bwaracyaga n'ubundi akongera agasubiramo ya makosa. Nyuma y'iminsi 2 rero Alex kwihangana byaranze, maze abona uyu mukozi akomeje kumuteza akavuyo. Yahise amubwira ati ndakwirukanye, ariko noneho icyateye kumwirukana nuko uyu mukozi yamugujije amafaranga. Alex ahita amubwira ati uranguza amafaranga singuhemba,
kubera icyo uba ushaka kubaho ubuzima burenze amafaranga ukorera. Niba nguhemba ukwiriye kubika amafaranga yo gukoresha ibintu bigutunguye. Ntabwo hano ari muri banki, hano ni ku kazi kawe. Ntabwo ugomba kunguza amafaranga uko wiboneye, kuko njye ntabwo ni inshuti yawe. Uyu munsi rero ubwo rwose yahise amwirukana nta kumubabarira. Yahise ahamagara rero agence isanzwe imuha abakozi, maze ayibwira ko akeneye umukozi byihuta, kandi nyamara ababwira ko akeneye umukozi wize kaminuza, ko bagomba gutanga itangazo ko iyo nayo ari kondisiyo uwo muntu agomba kuba yujuje. Ku rundi ruhande rero Rosine ni umukobwa wirwanyeho mu buzima bishoboka, ariko aba amaze ukwezi kose baramwirukanye ku kazi. Hanyuma rero aba atarabona akandi kazi. Umukobwa babana aba ari kumubwira ati uyu munsi nibwira utazanye amafaranga y'inzu, ndashaka undi dufatanya kuyishyura, kubera ko wowe uri kumvunisha, ni jyewe ndi gukora buri kimwe cyose, kandi rwose sinakwishingira. Rosine ati wambabariye ko ndi kugerageza gushaka akazi, maze rwose nkazakwishyura. Uyu mukobwa ntabwo aba abyumva habe na gatoya, kandi nyamara Rosine agifite akazi. Hari n'umunsi yishyuraga inzu wenyine, ariko uyu mukobwa kumwihanganira we byari byanze. Nyamara si ibyo bibazo gusa yari afite, kubera ko no mu rugo bari bari kumuhamagara bamubwira yuko amaze amezi 2 ataboherereza amafaranga. Ntabwo yari kubabwira yuko nta kazi afite, kubera ko bose niwe babaga bareba, ari abiga babaga bakeneye ko abishyurira amashuri, ndetse na mama wabo nyine yabaga akeneye ko amuha amafaranga abafasha mu buzima. Yabwiye mama we ati nyihanganira, nyuma y'igihe gito rwose nzakohereza amafaranga, ariko ntabwo yarazi aho kuyakura. Yari ari gukomeza kudepoza ahantu hose, ariko nyamara igisubizo kikaba oya. Rosine rero ibibazo byamaze kumurenga, maze ahita ajya mu cyumba cye. Yahise yigira ku mbuga nkoranyambaga, maze atangira kugenda yisomera kugira ngo arebe yuko yakwirangaza, kuko yumvaga rwose atangiye kugira stress kandi nyinshi. Hanyuma rero ari kugenda yisomera, yagiye kubona abonaguye ku itangazo. Yatangiye asoma, abona ko nyine ari ahantu bari gushaka umukozi wo mu rugo, maze ahita abona hakurikiraho ko agomba kuba yarize kaminuza. Yarasetse, kwihangana biranga, atari ko abantu bariyemera. Umukozi wo mu rugo bakeneye umukozi wize kaminuza, kubera iki se? Ariko nabuze ko rwose baba biyemeye basuzuguye abantu. Yakomeje rero asoma hasi, asoma nyine ibyo uwo mukozi agomba kuba yujuje, ariko yageze ku mushahara asanga uyu mukozi azajya ahembwa 350. Akibireba yibyiringiye mu maso kugira ngo arebe neza, ati none se ubundi sindeba uyu mushahara ungana neza n'amafaranga nahembwaga ku kazi katarako mu rugo? Uyu mukobwa rero yarakomeje arabyitegereza, arongera arasoma ahereye hejuru, arongera ageza hasi, maze atangira gutekereza atari ko se ubundi kano kazi ariko gafite ibintu byinshi kandi byiza byafasha umuntu, dore ko nyine muri iri tangazo bavugaga ko uyu mukozi azajya aba mu nzu nyine y'ubuntu, kubera ko azajya aba aho akorera, ibyo kurya akabifatayo, akaba afite n'aho kuba nyine. Ibi byose yarabisomye, maze ahita atekereza atari ko ibi bintu bishobora kuba byamfasha, nkaba mbonye ahantu mba nikinze iminsi mikeya, kubera ko rwose mfite ibibazo byinshi. Uyu mukobwa aho buza gukereraza kunyirukana muri iyi nzu, ahari kano kazi ubanza nagerageza, nubwo nyine ari akazi gasuzuguritse, ariko nakagerageza kuko amafaranga yo ndabona ko azangirira akamaro, cyane cyane ko nta kintu na kimwe nzaba nkuramo. Nzaba mbona ibyo kurya, nzaba mbona n'aho kuba. Aya mafaranga yamfasha, maze nkajya nyoherereza abo mu rugo, nibura nabo bakaba babonye nyine uko baba babayeho. Yahise afata umwanzuro rero, maze nyine ahita yambara byihuse, ahita ajyaho bari bavuze yuko bari buze gukorera interview, hari mu rugo nyine kwa Alex. Yahasanze rero abantu benshi cyane, benshi rwose bari baje gushaka kano kazi, kubera ukuntu aka gashahara nyine kari karenze kuko abandi basanzwe bahemba. Hari haje abantu benshi, abagabo, abamama, mbese hari haje abantu rwose bagiye batandukanye. Hanyuma uko nyine hinjiraga umwe umwe, yasangaga Alex yicaye muri salo, wa musore nyine ufunze umutwe ukureba agahera ku kirenge maze akageza ku mutwe. Umukobwa winjiye rero bwa mbere yaramwitegereje, maze ahita abona afite imyanda mu nzara. Yahise amubwira ati
wowe se ufite imyanda ingana ityo mu nzara, niba utabasha kwita ku nzara zawe, urabona uzabasha kwita ku nzu ingana gutya? Wowe rwose hita wigendera, gusa ubutaha uzajya umenya kwikoraho isuku, kubera ko ntabwo wakora ahandi hantu isuku nawe utayikozeho. Uwakurikiye rero we yaraje atangira kumubaza ibibazo, ariko uburyo yasubizagamo yumvaga rwose atari umukobwa usobanutse. Yahise amubaza ati ariko ubundi kondisiyo wazibonye neza? Uyu mukobwa ati yego. None se wabibonye ko umuntu ugomba gukora hano agomba kuba yarashoje kaminuza? Uyu mukobwa ati yego. Alex ati urabizi neza se ko wayishoje? Urabizi neza ko wize? Naho uyu mukobwa yatangiye kureba hasi, kubera ko nyine yari abizi neza ko ari kubeshya. Alex yahise amusaba kwisohokera. Hakurikiyeho umupapa rero. Uyu mupapa we yaje nyine abwira Alex ati mwana wanjye urakoze rwose kuba nyine umpaye karibu ndetse ukaba umpaye n'ibyicaro. Alex yahise amubwira ati umwana wawe ninde? Naho uyu mupapa ati ni wowe nyine, kubera ko urabona ko nyine ushobora kuba umuhungu wanjye. Alex ati ibyo ntabwo byashoboka, kubera ko nyewe mfite papa wanjye kandi ntabwo nkeneye umusimbura. Njyewe ndi umukoresha wawe, ndashaka kuguha akazi, ntabwo rero ndi umuhungu wawe. Jya utandukanya ibintu bya famiye n'ibintu by'akazi. Yahise amubwira ko kandi nawe atakimuhaye akazi, kubera ko bitazashoboka yuko abasha kumwubaha. Hanyuma rero nyuma hahise hinjira Rosine, umukobwa mwiza cyane rwose, utuje ndetse usobanutse. Yarinjiye rero yubashye cyane Alex, maze aguma ahagaze yifashe neza atari no kumureba. Alex rero yahise amubwira ati ngaho rero tangira unyibwire. Rosine yamubwiye amazina ye, amubwira imyaka afite, amubwira aho yize, amubwira kandi ko ari umukobwa ufite imico myiza, ko ari umukobwa kandi uzi gukora, wubaha, ndetse n'ibyo adashoboye iyo umuntu abimwigishije abifata vuba cyane. Alex rero akimara kumva uburyo uyu mukobwa yivuzemo, yahise amubaza ati none se kondisiyo nyine zose wazibonye? Amafaranga umuntu uzajya ukora hano azajya ahembwa wayabonye? Nawe ati yego rwose nayabonye. Alex ati hanyuma ntabwo nkunda yuko umuntu amara iminsi akaba atangiye kumbwira ngo nimwongeze umushahara. Umushahara nuriya, uretse njye njyenyine wabona ko bikwiriye maze nkaba nawongera. Ikindi kandi sinkunda umuntu unguza amafaranga. Amafaranga uhembwa ugomba kuyakoresha neza, kuko njye sindi banke. Yatangiye kumubwira rero n'izindi kondisiyo nyinshi, maze nyine ahita amubwira ati uriteguye gutangira akazi ejo? Rosine yahise amubwira ati yego rwose nditeguye kandi murakoze. Alex rero yahise amuhereza igipapuro cyari kiriho amabwiriza ati ibi ngibi ni ibintu ugomba gukurikiza, nta na kimwe wishemo, kubera ko kwicamo na kimwe ni ikosa. Ikindi kandi hariho akazi kose ugomba gukora, nukora ibitari muri ibi ngibi nabwo ni amakosa. Ntabwo nkunda umuntu ukora akazi adashinzwe. Rosine yatangiye kumirwa ukuntu nyine uyu musore yamubwiraga ubona ashaririye, amubwira nyine ubona ameze nkaho ari kumubwira nabi. Yari afite ubwoba, wabonaga rwose Rosine ari no gutitira kubera ukuntu yari ari kumubwira nabi. Yahise amubwira ati genda usome ibyo byose, akazi kazatangira ejo saa 2 zuzuye. Rosine rero yaragiye ageze mu rugo ahita asanga wa mukobwa babana yazanye umuntu kureba ya nzu. Rwose uyu munsi ntabwo yari kuyiraramo, icyagaragaraga cyo rwose nuko bari kumwirukana. Gusa yahise yishima ko nibura yabonye nyine ahantu azajya gukorera. Bwarakeye maze rwose arazinduka ajya ku kazi. Akigerayo rero bamubajije niba yaba yasomye amabwiriza yose. Naho rero Rosine yahise amubwira ati yego boss nayasomye. Alex yahise amubwira ati cyumvikana cyo ntabwo yasomye neza, kuko niba wasomye ibintu byose harimo ko njyewe ntitwa boss ahubwo nitwa Alex. Rosine yahise amubwira ati ntabwo bizongera. Alex ati ibyo nabyo ni ikosa, hano
uravuga uti numvise, nta rindi jambo uba wemerewe kuvuga. Rosine ati numvise. Yahise amubwira ati ngwino njye kukwereka icyumba cyawe. Yaramujyanye rero amujyana mu cyumba, maze ahita amubwira ati iki cyumba ugomba kuzajya ucyitaho kigahora gifite isuku. Iyi nzu kandi nayo ugomba kuzayitaho neza bishoboka byose, hanyuma akazi karatangira mu minota 15. Ikindi kandi mfata amafunguro ya saa sita n'igice, hanyuma ayo ku mugoroba nyafata saa 12. Noneho akazi ka hano karangira saa 2 zuzuye z'umugoroba. Nta kintu na kimwe kiba kigomba kuba kitari ku murongo. Rosine ati nabyumvise. Alex rero yamaze gusohoka mu cyumba, maze Rosine asigara yibaza ati ariko se uyu musore yarakajwe n'iki bigeze aha? Mbega umusore ufite imishiha, mbega ukuntu afite umutima mubi. Uwamureba yiyambariye rinete yiyicariye wagira ngo rwose witoraguriye umusore witonda, ariko aravuga ukagira ngo neza neza arakuriye, ni umunyamahane, agira umushiha bikabije. Gusa yahise atekereza ati ariko nta kibazo, nanjye nzajya nkora ibishoboka byose akazi kanjye ngakore neza, maze singire ikintu na kimwe kingonganisha nawe. Yahise yirebera rero runo rwumba runini bari bamaze kumuha, ndetse rwose atangira kwitegereza iyi nzu. Yahise yitura ku gitanda maze atangira kwisekera ati ngize amahirwe, reba nawe ahantu ngiye kuzajya ndara nkahararira ubuntu ntahishyuye, nkibonera n'ibyo kurya. Reka mbe nigumiye hano, ndabizi neza ko nzahava ari uko nabonye akazi keza kampemba amafaranga menshi, ariko nyine muri kino gihe bwo nzakora ibishoboka byose kugira ngo mbashe nyine kwigumira hano. Mu kanya gato rero yahise ajya gutegura amafunguro ya mu gitondo. Yaraje rero ategura ku meza, maze ahita abaza Alex ati hari ikindi kintu mwaba mukeneye Alex? Alex ati yego. Rosine ati niki? Alex ati nkeneye yuko uzajya ureka kujagarara, uzajya wambara imyenda itunganyije neza. Rosine ati ariko nari nateye ipasi imyenda nambaye. Alex ati ikora ry'ishati yawe. Rosine rero yararebye, maze ahita asanga ryari ryihinnye nyine rimeze nk'iryinjiyemo imbere mu ishati. Yahise amubwira ati mumbabarire sinari nabibonye, ariko ubutaha ntabwo rwose bizongera kuba. Alex ati ijambo ryonyine wemerewe kuvuga hano ni numvise. Rosine rero yahise amubwira ati nabyumvise. Yahise agenda, gusa ari kwibaza ati ariko se uriya muntu ubundi ibintu byose ndi gutabasha guhita bibona mu masegonda make cyane, no kubona ko ishati yanjye ikora ritameze neza nabyo ahita bibona. Yahise rero ajya gutunganya mu cyumba cya Alex, atangira gusasa uburiri bwe. Mu kanya gato Alex yinjiye mu cyumba, maze ahita aza yegera uburiri. Yahise amubwira ati ntabwo ari gutya imisego igomba kuba imeze. Hano hantu haba haranyuze urudodo badoda, hagomba kuba hari munsi, ntabwo hagomba kuba hareba hejuru. Yatangiye kuyitunganya imisego yereka nyine uyu mukobwa. Uyu mukobwa yari yumiwe ati izi kondisiyo nzazishobora. Alex yahise amubwira ati ikindi kandi urabona ko iyi kuvureri yihinahinnye, ugomba kuyirambura neza neza ku buryo nta hantu na hamwe mbona hihinahinnye. Yagiye rero kwambara inkweto ze kugira ngo ajye muri dushe, maze aba arazibuze. Yahise amubaza ati inkweto zanjye ziri hehe ko ubusanzwe ziba ziri iburyo bwanjye? Uyu mukobwa rero yasanze yari yazihakuye, maze ahubwo akazishyira ibumoso nyine bw'igitanda. Yahise amubwira ati ngizi hano. Alex yahise amubwira ati n'ikindi gihe inkweto zanjye zigomba guhora iburyo bwanjye, kandi hagati na hagati ntabwo zigomba kuhava, zigomba kuba zireba hariya, ariko kumwereka uko zigomba kuba zimeze. Rosine ati nabyumvise. Yasohotse muri kino cyumba n'ubundi nyine ubona yihebye, kondisiyo zari zikomeje kumubana indyankurye neza neza. Saa sita rero Rosine yagiye gutegura amafunguro, maze amuzanira juice. Alex agikubita amaso
ikirahure wamuzaniyemo yahise amubaza ati kubera iki unzaniye muri iki kirahure? Rosine aseka ati nabonaga ari keza monsieur. Naho rero Alex yahise amwuburiramo ijisho ukuntu riteye ubwoba. Rosine yahise amubwira ati mumbabarire ntabwo bizongera Alex, kuko yari yumvise ko akoze amakosa menshi. Alex rero yahise amubwira ati genda ugihindure ukosore ikosa umaze gukora. Yahise rero agisubizayo kugira ngo amushyirire nyine mu kindi kirahure. Nyuma y'iminsi rero Rosine ari gukora muri runo rugo, dore ko nyine Alex kenshi ubundi yakoreraga mu rugo. Uyu munsi rero mu gitondo yabwiye Rosine ati ngiye ku kazi kandi ndaza gutaha ntinze, hanyuma rero uze kumfurira imyenda yanjye uko nyine nasize nyitondetse ku murongo, amashati ukurikije amabara yayo, hanyuma amapantaro ukurikije amatisi yayo nk'uko nyine nabitondetse. Rosine ati haba hari amasabune se ndi bufurishe? Naho rero Alex ati byose nagiye mbitondeka, wowe ubikoreshe nk'uko nyine nabitondetse. Rosine ati nta kibazo. Alex agiye kugenda, Rosine yahise amubwira ati umunsi mwiza. Alex yarahindukiye ati umunsi mwiza? Ati hano ntabwo ibyo rwose bikora, urakeka se ko nagira umunsi mwiza kubera ko ubimbwiye? Ntabwo rwose ibyo ngibyo kuri njye ubikora. Yahise rero yigendera. Naho rero Rosine asigara nyine ari kumwigana ukuntu aba afite imishiha. Rosine rero yakoze akazi kose arategura, arangije nyine arafura byose, amaze kubishyira ku murongo yaragiye yifatira ibyo kurya, maze araza yicarira mu ntebe muri salo. Yatangiye kwifatira amafunguro, ari nako kandi ari no kwirebera televiziyo, dore ko aribwo bwa mbere yari abashije kwisanzura hano, kuko nibwo nyine Alex yari atari hano muri runo rugo. Yari yishimye rero ari kureba akamuvi, ari nako rwose ari kujya yiririmbira yifatira amafunguro, nyine wabonaga ibyishimo ari byose. Hanyuma mu buryo butunguranye yagiye kubona abona Alex arinjiye. Alex akinjira yahise atangira gusakuza ati ibi bintu ndi kureba ni ibiki? Ndahera he noneho? Uyu mukobwa ubwoba bwari bwamwishe ati mumbabarire rwose ntabwo nari nzi ko muri bugaruke vuba. Alex ati nuku rero buri gihe bigenda, iyo ntahari ni ukunyangiriza gusa. Tekereza nka telekomande yanjye wakoreshejeho intoki zawe, uguzi amamikorobe yose washyizeho, uzi imyanda yose iri kuri iyo telekomande, uratekereza nzongera kuyikoraho? Reba ibintu byanjye byose ukuntu wabishyize mu kavuyo. Wifashe ufata salo yanjye yampenze, salo yanjye nakiriramo abashyitsi nicaramo, maze uyihindura saramanje. Ahubwo se ni ibyo gusa? Ndabona ngewe wanayihinduye n'ikibuga. Ahangaha urabona ari ahantu ho kwicara maze ukarya. Rosine yari yabuze ikintu avuga, yabuze icyo akora. Ati ameza yanjye nkoreraho akazi, nshyiraho mashine yanjye, niyo wateretseho ibyo kurya, niyo wari uri gukozaho izo ntoki zawe? Yaramubwiye, maze Rosine ubwoba buramwica. Uyu musore rero yaramubwiye ati ngewe ibi bintu ntabwo nabasha kubyihanganira. Rosine yari ari kumusaba imbabazi, ariko nyine wabonye nyine ko biteye umujinya Alex, ku buryo nawe kubyihanganira byanze agahita agenda akajya mu cyumba. Rosine yahise atangira gusukura hano, yahise ahakora amasuku byihuse, maze nyuma y'amasaha make atekereza ko Alex amaze gutuza, yaragiye amusanga nyine mu cyumba. Yaramubwiye ati bosi mumbabarire rwose, ndabizi nyine nabababaje, ariko ntabwo bizongera kubaho ukundi. Ikindi kandi telekomande zanyu ndetse rwose naho nari nicaye n'intebe byose nabisukuye nkoresheje umuti ufite 10% ya alcohol. Alex yahise amubwira ati wabisukuye neza? Naho rero Rosine ati yego. Alex ati nkurikije uwo muti wasukuje, nibura utangiye neza. Alex rero yahise amubwira ati nkurikije uwo muti wasukuje ndabyumva ko wabisukuye, ariko ntuzongere gukora ibintu nka biriya, simbikunda habe na gatoya. Nubyongera nzahita nkwirukana. Nibura yari amaze kumva yuko yabisukuye akoresheje alcohol, yarabyumvaga ko ayo mamikorobe ashobora noneho kuba yapfuye. Ikindi kandi Alex yari amaze kumva neza ko uyu mukobwa azi ubwenge.
Undi munsi rero Rosine yari ari gukora amasuku muri salo ariko na Alex ahicaye maze yitaba telefone. Bamubwiye ko rero se wabo yitabye Imana, nyamara uyu mukobwa yahise atangira kurira. Alex yahise amubaza ati habaye iki? Naho Rosine ati bambwiye ko data wacu yitabye Imana. Alex ati hanyuma se yari amaze igihe kingana iki arwaye? Rosine ati yari amaze ukwezi. Ati yararwaye iki? Yamubwiye rero ibyo yararwaye, maze Alex ahita amubwira ati muri abanyamahirwe ahubwo mugize Imana cyane rwose, ubundi nyine umuntu aba agomba kugenda kare kubera ko hari igihe atinda maze agasiga abakonsomye amafaranga yari kuzatunga umuryango ayabamazeho, kandi n'ubundi bikarangira bigenze bityo. Hanyuma rero mwebwe muri abanyamahirwe ko rwose agiye kare atabanje kubakonsoma ngo basige nta kintu musigaranye. Rosine rero ari kumwitegereza atari ku uyu musore kubera iki nta mutima agira, nta no kumubwira ngo nihangane, nta nubwo ababajwe nuko tubuze umuntu. Naho rero Alex yakomeje kumubwira ati gupfa rwose nta kibazo kibirimo, twese tuzapfa, ahubwo igitandukanye ni iminsi yacu yo gupfa. Ubwo rero nta mpamvu yuko rwose umuntu abanza kubarushya. Yahise yigendera rero maze atamubwira ati ubwo ngubwo nuza kumara kurira uze kundebera ibintu bikenewe byose muri iyi nzu maze ubimbwire twongere tubigure. Agisohoka Rosine yaravuze ati ariko rwose noneho narumiwe, uyu si umuntu, nta mutima agira, ariko mba nibaza niba rwose yarigeze kugira umuryango. Gusa nyine yahise yongera yitekerereza ibyago bagize maze n'ubundi atangira kwiririra. Yarakomeye. Nyuma y'iminsi rero Rosine aba ari mu kazi nk'ibisanzwe ari gukora amasuku. Alex rero yagiye kubona abona Rosine yikubise hasi, yahise amera nk'umuntu upfuye. Alex yahise agira ubwoba maze ahaguruka yihuta, yahise agenda yegera uyu mukobwa, yatangiye kumuhamagara ariko nyamara ntabwo yamwitabaga, yamukozeho akajya abona ntabwo ari kunyeganyega. Ubwoba rero bwaramwishe maze ahita ahamagara dogiteri wajyaga bavura ati ngwino umfashe. Dogiteri rero yahise aza byihuse ariko abona ararembye, abona ko rwose ari ngombwa ko bagomba kujya kwa muganga. Uyu mukobwa yari yamaze kujya muri koma. Bamujyanye kwa muganga maze bamukorera ibizami byose. Alex niwe wari umuriho nyine, niwe wari umurwaje. Hanyuma nyuma y'amasaha uyu mukobwa nyine yaje gukanguka, yirebye maze asanga ari kwa muganga. Yabajije Alex ko byagenze maze Alex abimubwira byose. Muganga rero mu kanya gato yaraje aje kubaha ibisubizo. Yarababwiye ati ibisubizo twabonye rero ntabwo rwose ari byiza habe na gatoya, muraza kwihangana. Naho Rosine ati mbwira muga, mfite ikihe kibazo? Muganga ati ufite ibibyimba mu mutwe kandi rwose ibi bibyimba byamaze kuba kanseri. Hanyuma rero ikigaragara cyo ni uko nyine stade ugezeho ntabwo ari ngombwa rwose kwirirwa tukubaga kubera ko ntacyo byatanga. Ikintu cyonyine twagukorera ni ukuguha imiti ikugabanyiriza uburibwe, bityo nyine bikaba byakongerera amezi make yo kubaho kubera ko ushigaje amezi make cyane maze ukava kuri iyi si. Rosine ibi bintu kubyumva byaramugoye cyane kuko yarakanuye areba muganga, areba Alex, abura ijambo na rimwe avuga, ahubwo amarira atangira gushoka. Muganga rero yaramubwiye ati komera, birumvikana ko rwose ari ibintu nyine bikomeye kubyakira, ariko nta kundi nyine, wowe nyine komera, tuzakora ibishoboka byose kugira ngo ububabare bugabanuke mu buryo bwose bushoboka, ariko nta kindi kintu cyo gukora gihari. Bakimara kumva rero ibi byose, ni ku nshuro ya mbere Alex yumvise ibintu bimukoze ku mutima, akumva ibintu bimubabaje. Yitegereje uyu mukobwa maze abura ijambo ryo kumubwira kuko yarabibonaga ko uyu mukobwa ababaye cyane kandi byari bibabaje kubera ko Rosine yari umwana mutoya ufite ubuzima bwiza imbere, hanyuma byasaga nkaho ubuzima bwe amenya igihe bugomba kuzarangirira ku myaka ye mike cyane.
Amarira rero yari menshi kuri Rosine, gusa nyine uyu musore yari ari kugerageza kumukaruma ariko ntabwo byari byoroshye. Muganga rero yababwiye ko bagomba kubaha imiti ubundi bakitahira, gusa akazajya afata imiti neza ndetse nyuma y'igihe akazaza kwa muganga kugira ngo barebe uko bimeze. Alex rero yamufashe ukuboko maze barasohoka bajya mu modoka. Bakimara kwicara mu modoka, Alex yaramubajije ati hanyuma umuryango wawe uri hehe? Rosine rero yahise amubwira ati umuryango wanjye uba mu cyaro. Alex tugomba kubahamagara. Rosine ati simpamya ko rwose byaba ari igitekerezo cyiza. Alex ati kubera iki? Naho rero Rosine ati kubera yuko abantu bose bari mu cyaro bo mu muryango wanjye bose ninjye bahanze amaso. Navuye mu cyaro nza mu mujyi kugira ngo nshake amafaranga yo kubitaho kuko nyine twari dufite ibibazo byinshi iwacu. Hanyuma rero sintekereza ko byaba ari igitekerezo cyiza kubabwira yuko burya nanjye nta bushobozi ngifite ndetse mu minsi mike nzaba mpfuye, naba ngiye kubabera umutwaro. Ntabwo rwose nataha, ngomba gushaka ikindi gisubizo, ariko gutaha byo rwose ntabwo bishoboka. Alex yahise amubwira ati ariko birumvikana nkurikije ibyo nsobanuriye, ariko nanone nta yandi maherezo, ni ukubitekerezaho neza maze ugashaka uburyo bwiza wazabibabwiramo. Baragiye rero, bageze mu rugo Rosine yinjiye mu cyumba maze ahita atangira kuzinga imyenda ye ayishyira muri varize. Alex yaraje asanga Rosine ari kuzinga imyenda, yaramubajije ati uri mu biki? Naho Rosine ati ndi kuzinga imyenda ngo njye gushaka ahandi mba kubera ko nyine ubu iby'akazi byarangiye, ndabizi ko n'ubundi ugiye guhita unyirukana kubera ko ubizi ko ejo cyangwa ejo bundi nazapfa. Alex yahise amubwira ati hoya, ntabwo ariko bimeze rwose, ntabwo ngiye guhita nkwirukana, nta nubwo kandi ukeneye kuva hano kubera ko urarwaye, ufite imbaraga nkeya, ahubwo nyine genda uruhuke, ibyo kuzinga varize byihorere, ryama uruhuke neza, uruhuke bishoboka byose. Bwarakeye rero Rosine afata nyine ibikoresho ajya gutangira akazi nk'ibisanzwe. Alex yaramubwiye ati oya, ntabwo ugomba gukora kuko urarwaye, namaze nyine gusaba ko banshakira undi mukozi. Rosine yaramubwiye ati oya rwose mbabarira ibyo bintu ntubikore, niba waranyemereye kuguma hano mbabarira unandekera akazi kanjye kubera yuko ndamutse ndetse gukora noneho nakwitekerezaho gusa byatuma na ya minsi bambwiye nzapfiraho iza mbere. Icyiza nyine ni uko nazajya nkora kubera ko birandangaza, nibura ukazashaka undi mukozi ari uko natangiye gucika intege, naho ubu rwose mfite imbaraga nshobora gukora nta kibazo. Mbabarira ndabigusabye, niba waranyemereye kuguma hano nanyemerere maze ngume ku kazi kanjye. Alex yaramubwiye ati nta kibazo, niba nyine wumva ugifite akabaraga, gusa ugomba kuzajya unywa imiti neza ukayinywera ku gihe kandi ugakora ibyo ushoboye ukanaruhuka. Ku rundi ruhande ariko Rosine yari yihebye rwose, iyo yicaraga ari wenyine yabaga ari kurira. Umunsi umwe rero Alex yaramushatse ahantu hose maze aramubura. Yagiye kumurebera mu cyumba cye, yasanze yicaye yarize, mu maso hose huzuye amarira. Yaramubajije ati kubera iki uri kurira? Ni ukubera ko se wamenye ko ugiye gupfa? Niyo nzira ya twese rega, twese tuzapfa, nta n'umwe utazapfa. Ahari impamvu ka yawe itandukanye n'izindi zose ni uko wowe uzi itariki uzapfiraho, ariko ubundi twese niyo nzira tugomba kuzanyuramo. Rosine yahise amubwira ati ntabwo ndi kurizwa nuko nzapfa, ahubwo ndi kurizwa naho nsize famiye yanjye. Ndumva mbabaye, ndatekereza ukuntu famiye yanjye ari njye yari hanze amaso, maze ngatekereza ko ngiye kuyisiga, ni kwibaza aho bazasigara. Ndatekereza kuri murumuna wanjye mutoya arwara asima, ninjye najyaga mugurira imiti, ndi kwibaza niba nawe hatari umunsi azaryama maze bakabyuka basanga yitabye Imana yabuze imiti kubera ko nyine nzaba ntagihari ngo nkore ibishoboka byose. Akimara kuvuga ibi rero Alex nawe rwose yarababaye maze ahita aceceka, ntiyagira irindi jambo yongera kumubwira. Uyu musore
ubuzima bw'uyu mukobwa bwari butangiye kujya bumukora ku mutima, ku buryo ku nshuro ye ya mbere yari atangiye kujya ababara kubera undi muntu. Alex rero yahise amufata mu kiganza maze aramubwira ati ngwino nkwereka aho tujya. Baragiye, bageze muri salo yahise amubwira ati icara. Rosine yabanje kugira ubwoba bwo kwicara mu ntebe ze kubera ko ubundi yabimubuzaga buri munsi. Rosine yarabanje aramureba, Alex ati icara. Rosine rero yaricaye maze Alex afata telekomande yahise amubwira ati ndashaka kugushyirira ku bitente maze ukaba ari byo ureba. Rosine ati ngewe nkareba ibitente. Alex ati yego, kubera ko kubireba bigabanya rwose stress waba ufite, hanyuma sinshaka gukomeza kwihanaguza amarira izo ntoki zawe. Yahise agenda rero azana agapuberi ariko anamuzanira uturenjete maze ahita amubwira ati dufate ujye wihanagura udushyire muri iyi puberi kubera ko ndabona intebe zanjye waza kuzimesa ukoresheje amarira. Rosine rero wari uri kurira yahise aseka kubera ko nyine kubyihanganira byaramunaniye, maze ahita abwira uyu musore ati ariko ni ukuri uri umuntu utangaje. Rosine rero yakomeje kureba tuno dutente maze akajya anyuzamo agaseka. Alex yamunagaga akajisho maze akabona uyu mukobwa ari guseka, byasaga nkaho ibitente yari ari kureba byari biri kumwibagiza ibyo yari ari gutekereza. Umunsi wakurikiye rero Alex yamusanze mu gikoni ari gutegura amafunguro maze ahita amubwira ati nakoze imibare neza nsanga nyine umuvandimwe wawe, ubwo yavugaga nyine wa murumuna we ufite ikibazo cya sima, ari nawe rwose wakundaga kumuriza cyane yibaza nyine ukuntu azabaho namara gupfa. Ati nabaze ibintu byose aba akeneye ku kwezi maze mbaze neza nsanga mu myaka 10 yazaba akeneye 1,400,000 byo kugura imiti yo kwifashisha, kubera ko nyuma y'imyaka 10 azaba afite imyaka yo gukora, nawe azaba ashobora gukora maze ibyo byose akabyimenyera. Kano kanya rero Rosine yari ari kumureba atari kumva rwose ikintu ashaka kuvuga. Alex ati kugira ngo nkorohereze ndabyumva ko nyine imibare yabaye myinshi, nakugeneye sheke iriho 1,500,000. Nabibaze neza cyane ko nyine umuvandimwe wawe azayakoresha mu myaka 10 agura imiti, bityo rero azaba abasha noneho kuba yakwigurira imiti yakora akazi nawe nyine akimenya. Aya mafaranga rero Rosine yarayafashe maze arayareba, yari sheke nyine iriho aya mafaranga. Ati none se iyi sheke ni yanjye? Alex ati cyane rwose ni yawe. Rosine ati none se nzakwishyura gute? Alex ati ntabwo uzanyishyura kubera ko n'ubundi nyine ugiye gupfa, urabura iminsi mike ngo upfe, wanyishyura gute se warapfuye? Ntabwo uzanyishyura, ndayaguhaye. Ikindi kandi nyaguhaye kubera ko wowe nyine watandukanye n'abandi bakozi bose, nta na rimwe wigeze unsaba amafaranga, ibintu nangaga kandi cyane, wabaye rero professionnel, niyo mpamvu nguhaye aya mafaranga kuko rwose wagerageje kuba umunyamwuga, ntabwo wowe wigeze umera nk'uko abandi bajyaga babigenza banguza amafaranga. Rosine byaramurenze maze ahita ahobera Alex ati murakoze cyane Alex, nibura ninapfa nzapfa rwose ntuje kubera ko nzaba mbizi yuko umuvandimwe wanjye nibura asigaye neza, urakoze cyane. Alex rero yari ari kumubwira ati mbabarira rwose uri kunyanduriza ishati kandi ishati yanjye irahenze, uri kuyiririraho, urumva se utari kunyangiriza? Rosine rero yahise amubwira ati mumbabarire rwose nyine byari bindenze ariko murakoze cyane, ntabwo nzi uko nabashimira. Alex rero yahise amubwira ati komeza utunganye ibyo wari uri gutunganya. Yahise yisohokera maze nyine uyu mukobwa asigara ari kureba ya sheke, byari byamurenze. Uyu munsi rero ku mugoroba Rosine ari gutegura ameza yabwiye nyine Alex ati muryoherwe. Alex ati zana isahane yawe maze nawe wicare hano. Rosine yaratunguwe
ati ngewe nicare ku meza yawe? Alex ati cyane, ngwino wicare hano dusangire. Rosine ati hoya nta kibazo rwose, ndarira mu gikoni kandi meze neza nta kibazo. Alex ati oya, icara hano, ni itegeko ntabwo mbigusabye. Rosine rero yaragiye azana isahane maze ararura. Batangiye rero gufata amafunguro, ubona nyine Rosine afite isoni atari no kubasha kureba Alex. Alex yaramubajije ati none se uba wumva nyine nta bindi bimenyetso bidasanzwe wiyumvaho? Rosine agiye gusubiza, Alex yahise amubwira ati banza umire neza kugira ngo ibyo kurya bitagukora maze ugapfa mbere y'uko kanseri kwiyicira. Rosine n'ubundi yahise aseka, yajyaga akunda gusetswa n'amagambo uyu musore yamubwiraga. Nyamara Alex we yari yariyemeje gufata neza uyu mukobwa no kumuha ibyishimo kugira ngo iyi minsi ashigaje ayibemo yishimye, nava no mu mubiri azawuvemo rwose ariko yishimye. Yari yarafashe umwanzuro rero w'uko azakora buri kimwe cyose gishobora kumunezeza ndetse rwose akamubanira neza bishoboka byose kugira ngo nibura agire ibyishimo muri iyi minsi. Rosine rero yahise amubwira ati nta kimenyetso kidasanzwe njya numva, gusa nyine iyo maze kunywa imiti ncika intege nkumva nyine mfite ibitotsi. Alex yahise amubwira ati ibyo ngibyo birasanzwe nta birenze birimo. Yarongeye rero amubaza ati none se ubundi ujya ubara nyine iminsi isigaye? Naho rero Rosine yaramwitegereje maze ahita atangira kwikanda mu nda, yatangiye gutaka. Alex ubwoba buramwica, atubaye iki? Ati bigenze bite? Rosine akomeza kwikanda. Rosine rero yitegereje Alex mu maso maze areba ukuntu ubwoba bumurenze, yahise aseka ati nakubeshyaga, nagira ngo ndebe nyine ukuntu wagira ubwoba. Alex yahise yiruhutsa atumva ntuzongere kuntera ubwoba gutyo, warutumye rwose umutima umpagararana. Rosine yarasetse ati sinari nzi ko nawe ugira ubwoba, warugize ngo ndapfuye se koko bya nyabyo? Alex ati ndakubujije, ntuzongere kuntera ubwoba gutyo kubera ko rwose utumye neza umutima wanjye utera nabi. Undi munsi rero Rosine yari yicaye muri salo ari kwirira ubunyobwa maze ari no kureba nyine agafilime gasekeje, yari yasetse yapfuye. Alex rero yaraje maze ndamubaza ati ni biki bintu byagusekeje ku buryo uri guseka nk'umwana neza neza? Rosine yahise yikanga kubera ko yari ari gukora ibitemewe, yari ari kurya ubunyobwa yicaye mu ntebe. Yahise ahaguruka ati mumbabarire. Alex yahise amubwira ati hoya nta kibazo rwose, nta kibazo ngufiteho, ahubwo nyine iyicarire n'ubundi. Rosine yaramwitegereje ati nicare ndi no kurya mu ntebe zawe? Naho Alex ati nta kibazo na kimwe rwose, iyicarire. Yaricaye no maze Alex aramubaza ati niki cyagusetsaga? Rosine ati ndi kureba agafilime gasekeje ku buryo nyine nawe ukarebye waseka. Naho rero Alex ati ibyo ngibyo ngewe ntabwo bijya bikora kuri ngewe, nta kintu na kimwe kijya kinsetsa mu buzima. Rosine ati nyamara iyi filime ndi kureba nawe yagusetsa. Alex ati ntabwo bishoboka, ngewe nta kintu kijya kinsetsa. Rosine ati noneho reka nyine reka tubipingire, nuramuka urebye iyi filime ugaseka urahita unkubira kabiri umushahara wanjye. Alex ati ibintu byoroshye nk'ibyo nushaka umbwire ngo ukubire gatatu kubera ko ndabizi yuko ntashobora guseka. Rosine ati nta kibazo, ati ngaho itegure. Alex ati niteguye. Rosine yahise yongera irashyiramo ya filime. Alex nta n'iminota ibiri yamaze yakomeje kwifatafata ngo ntaseke, ariko biranga arashwanyuka. Yarasetse maze rwose no kwikaruma biranga, dore ko yasetse n'amarira akaza. Rosine yarahagurutse arabyina ati amafaranga yanjye ndayatsindiye, umushahara wanjye urawikubira gatatu kuko niwe wabyivugiye. Alex ati urayatwaye rwose kuko urancekeje. Ati ntabwo mbyumva ukuntu ino filime ibashije kunsetsa gutya. Ati nanjye numvaga bidashoboka. Ati ndatunguwe rwose ukuntu ncekeje. Rosine ati ntinabikubwiye rwose kuri buseke. Kubera ko rero uyu munsi bari basetse bishimye, Rosine yaboneyeho kumubaza utubazo tumwe na tumwe yajyaga ahora afitiye amatsiko. Yaramubajije ati none se
Alex, ngiye kukubaza ikibazo ariko rwose wihangane ntundakarire. Alex ati nta kibazo. Rosine ati kubera iki nta mukunzi ugira, kubera iki uri wenyine? Alex yahise amubwira ati impamvu nyine ni uko ntarabona uwo duhuza, kubera yuko abakobwa bose baba bashaka amafaranga, abayafite nabo baba ari babandi ureba ukabona azakuyobora, uba ushaka kugutegeka, uba ushaka kuba nyine ari nkaho ari hejuru yawe. Rosine yahise amubwira ati nyamara icyo ntabwo aricyo kibazo, uko mbibona ahubwo ni wowe kibazo. Alex ati gute ndi ikibazo? Ndi umusore mwiza mu bigaragara, ndakora kandi ntabwo rwose nirwa niruka mu bakobwa benshi, sindi umusinzi, kubera iki bavuga ko ndi ikibazo? Naho rero Rosine ati kubera yuko uwakwemera gukundana nawe byaba bimeze rwose nkaho yaba yiyemeje kuzajya agenda mu mahwa. Uri umusore nyine uri komplike cyane, gukundana nawe byagorana kubera ko buri kantu kose uba uri kukagenzura. Ikindi kandi ntabwo wumvikana, uba ushaka ko ibintu byose bigenda uko byumva, uba ushaka ko nta kosa na rimwe rigomba gukorwa kuri buri kintu cyose. Nkeka ko rero umukobwa muvuganye ahita abona rwose atazabasha kukwihanganira. Ariko tekereza umusore utajya useka. Naho rero Alex atari ko nyanseka rimwe na rimwe. Rosine ati ni ukuri ufite ibintu byinshi cyane umuntu rwose atabasha kwihanganira, gusa uramutse ugerageje kujya uba umwana mwiza, gutanga keya ndetse rwose no guseka rimwe na rimwe, kubera ko iyo usetse uba mwiza kurusha. Ikindi kandi ufite ukuntu nyine ukomeza ibintu byose n'ibidakomeye. Alex ati hoya, uwo ntabwo ari njyewe, kubera ko njya nseka rimwe na rimwe, ikindi kandi ntabwo nkomeza ibintu byose nawe urabizi. Rosine yahise azamura amaguru maze ayashyira mu ntebe ati nk'ubu ngubu urabona bimeze bite? Alex byahise bimurya ahantu ati mu ntebe zanjye ibirenge. Rosine ati sinakubwiye. Alex rero yatangiye kugerageza nyine kwikaruma, ariko n'ubundi byari biri kumubangamira. Rosine yahise aterura ya telekomande yahoraga avuga ko igomba kuba iri ahantu hamwe, maze arayimura ayishyira ahandi. Alex ati hoya, winkorera kuri telekomande wiyikura ahantu nkunda kuyishyira, ni ahangaha igomba kuba iri. Naho rero Rosine ati hanyuma se nijya ahangaha hari ikiri bube, hari ubwo iri bupfe se, wowe se hari icyo uri bube? Alex rero byari biri kumugora kubona izi mpinduka Rosine ari gukora mu kanya gatoya. Rosine yari kumubwira ati ibi bintu byose ugomba kumenyera kubyihanganira, kubera ko ukuntu umeze bimeze nkaho ari uburwayi. Nta muntu rero wabasha kwihanganira ukuntu umeze, kubera ko abantu bose ntabwo bateye kimwe. Niba ukunda yuko umusego wawe uba ureba hejuru, ntabwo ari kundi abikunda. Uba ugomba nyine kugira utuntu tumwe na tumwe wirengagiza kugira ngo ubashe kubona umukunzi, ubashe kubona umuntu nyine ukwiyumvamo. Alex ati ngiye sinkunda akavuyo, sinkunda ibintu bijagaraye, mba nshaka ngo ibintu byanjye byose bibe biri ku murongo nyine uko mbishaka. Umunsi umwe rero Rosine yari ari gukoropa, maze agiye kumva yumva isereri, yatangiye kwifata mu mutwe, maze Alex agenda yihuta kugira ngo amuramire ataza kugwa. Yahise amufata rero ntiyagwa. Rosine yahise agenda maze araryama, gusa yumvaga atameze neza. Alex yaramubwiye ati ariko ubu si cyo gihe cyo kugira ngo uhagarike akazi. Naho Rosine ati nuko ari ibintu byari bije bitunguranye, ariko ubundi mba numva mfite imbaraga nta kibazo. Nyuma y'amasaha rero yarabyutse maze ajya gutegura amafunguro. Yaje gutegura ku meza, maze Alex ahita amubwira ati hari ikindi kintu kimwe nifuza. Rosine ati niki? Alex ati ndifuza ko wakuramo izo uniforme, ndashaka kuzajya wambara imyenda isanzwe, kubera ko ubu ntabwo ukiri umukozi wanjye, ahubwo wamaze kuba inshuti yanjye, ndetse rwose nishima cyane iyo turi kumwe uri kunganiriza. Ubwo rero ngufata nk'inshuti yanjye. Rosine ibi bintu byaramushimishije maze aramwenyura. Yabwiye Alex ati nanjye nkunda rwose iyo turi kumwe, kuko waramfashije cyane muri ibi bihe byanjye bitoroshye. Kuba kumwe nawe rero byabaye nkaho byampaye ibyishimo, maze bituma ntiheba ndetse numva ko ntari njyenyine.
Alex yaramubwiye ati ni ingenzi cyane kugira umuntu ukwitaho igihe ufite uburwayi nk'ubwawe, kubera ko nyine bituma nibura iminsi yo kubaho yiyongera. Rosine ati mwarakoze ku bwa buri kimwe cyose kandi ni ukuri ndabashimiye. Undi munsi rero baba bicaye bari gufata amafunguro, maze Alex yareba Rosine akabona hari ibyo kurya bimuri ku munwa, yahise amuhanagura yitonze cyane. Rosine yatunguwe nyine n'iki gikorwa uyu musore yari akoze, naho rero Alex yaramubwiye atumva ufite umubiri mwiza cyane, ufite umubiri woroshye. Rosine aseka ati ntabwo ari cyane nkawe, atuzi wa munsi naguhoberaga numvise ufite umubiri woroshye ku buryo bwari ubwa mbere ibyo bintu mbyumvise, gusa byansabye ko mbanza kurira kugira ngo umpobere. Aba bombi rero barasetse, ariko Alex ahita amubwira ati tekereza ko ayo magambo ari wowe muntu wa mbere uyambwiye, gusa numvise rwose bisoundinga neza kumva amagambo nk'ayo ngayo. Biraryoshye cyane kumva hari umuntu ukubwira ko umeze neza ndetse yishimiye kuba yaguhobera. Gusa guhera uyu munsi noneho uzajya umpobera uko bishatse. Rosine rero yaramwitegereje bisa nkaho rwose atangaye. Mu kanya gato rero bamaze gufata amafunguro, bagiye kwicara mu ntebe kugira ngo barebe akamuvi nk'ibisanzwe. Bari kukareba rero ari nako kandi bari gutera story bari guseka. Mu kanya gatoya Alex yabaye nk'umuntu utuje cyane. Rosine yarebye Alex maze abona bisa nkaho rwose hari ibintu byinshi ari gutekereza. Yese amubaza ati uri gutekereza kuki? Alex yaramurebye mu maso maze ahita amubwira ati ndatekereza ko nshobora kuba ndi mu rukundo nawe. Rosine yaratunguwe maze yitegereza uyu musore cyane, ariko ntiyagira ijambo na rimwe avuga. Alex rero yahise amubwira ati ibi bintu ni ubwa mbere bimbayeho, nta wundi muntu nigeze nkunda nk'uko ngukunda, kubera ko mba nifuza ko wampora iruhande iyo ugiye, mpita ngukumbura ukimara gusohoka. Iyo uri hano kandi nanone mba numva ameze nk'umuntu ufite ubwoba mu nda inshuro nyinshi cyane. Iyo nkurebye numva nyine ntazi ibintu biri kunyiruka mu nda. Sinzi impamvu iyo ndi iruhande mba numva ibitekerezo byanjye byose wabitwaye. Rosine yari yakomeje kwitegereza uyu musore ati iyo ndebye uba wumva ufite ubwoba mu nda. Tekereza ko nanjye ariko biba bimeze, mba numva ameze nkaho hari utunyugunyugu turi kunguruka mu nda. Rosine rero yakomeje amubwira ati tekereza ko ibintu biba biri kutubaho twese ari bimwe, gusa nanjye ndagukunda cyane kubera ko uri umuntu mwiza. Iyo nyine utarakaye, iyo nta stress ufite, uba uri umuntu mwiza cyane. Alex rero amubwira ati ndakeka nyine ubwo cyari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo tubibwirane, gusa ndagukunda n'umutima wanjye wose. Nubwo nyine nta wundi muntu n'umwe nigeze nkunda, ni wowe muntu wa mbere nkunze ndetse rwose nkabyiyumvamo. Ikinshimishije ni uko nsanze nawe ari uko nguko nyine ubitekereza. Ikindi rero cyanshimishije ni uko wambwiye yuko wakunze cyane umunsi nguhobera. Ubu ngiye kuzajya nguhobera kenshi gashoboka, kubera ko ubushakashatsi buvuga ko guhoberana biri mu bintu bituma umubiri ukora umusemburo. Uwo musemburo rero uba ari umusemburo w'ibyishimo, ndetse rwose uwo musemburo ukaba uhita unagabanya stress umuntu aba afite. Nifuza rero kuzajya nguhobera kenshi cyane kugira ngo amastress yose uba ufite yose arangire, ndetse n'ibyo byishimo ubihorane, kubera ko nkunda kukubona uri guseka. Mba mbona rwose ari ibintu byiza, useka neza, mba numva nifuza kukubona wishimye. Rosine rero yaramubwiye ati ni ukuri nkomeje kugushimira kuba warankunze, ndetse rwose no kuba warirengagije buri kimwe cyose maze
ukankunda ndetse ukampa ibyishimo, gusa nanone guhoberana ni ingenzi kuri twese kubera ko ibyo byishimo turabikeneye ndetse rwose nuko gushira stress nawe urabikeneye. Yahise rero amwegera maze n'ubundi aba aramuhobereye, aba bombi nta kubitekerezaho bahise batangira gusomana, maze nanone Alex ahita abwira Rosine ati ndagukunda cyane. Rosine ati nanjye ndagukunda cyane. Iminsi yakurikiye rero ibyishimo byari byose kuri iyi couple nshyashya yari imaze kuvuka, dore ko rwose bari bari mu munyenga w'urukundo, bari bari mu buryohe bwarwo. Buri gihe rero uko Alex yarebaga Rosine yahitaga amubwira ati uzi ko iyo ntekereje ko ngufite nk'umukunzi wanjye mba numva ntazi ahantu ibyishimo biturutse, tekereza ko nyine ari ubwa mbere nari ngize umukunzi, maze kubw'amahirwe nkaba mfite wowe nk'umukunzi wanjye. Gusa jya wumva ko nyine mba numva mfite ibyishimo ntazi ukuntu nagusobanurira, dore ko nyine Alex yari asigaye noneho anaseka, yaganiraga na Rosine agaseka rwose ukabona arishimye, ntabwo yari agifunze umutwe kwa kundi, yari asigaye areka Rosine akisanzura, buri kintu cyose akagikora uko acyumva, ntabwo yari akimubwira ko yashashe nabi, ko yateguye nabi muri salo, oya rwose yari asigaye nyine ari umusore utuje ndetse wirengagiza ibintu bimwe na bimwe. Alex rero yatangiye kujya aha Rosine keya zirenze, dore ko yabyukaga mu gitondo maze akajya kumutegurira amafunguro. Rosine ati ariko aka ni akazi kanjye, naho Alex ati hoya izi ni inshingano zanjye nk'umukunzi wawe kukwitaho, ngomba nyine kukwereka ko nkwitayeho kandi rwose ko nyine uri byose. Iminsi rero yagiye ishira, maze umunsi umwe Alex yagiye kubyutsa Rosine maze amubwira ko hari ikintu yifuza kumwereka. Rosine rero yarabyutse, ariko Alex amubwira ko agomba kugenda ahumirije. Rosine yarahumirije, Alex aramufata maze agenda nyine ari kumuyobora aho ari bujye. Yageze muri salo maze amubwira guhagarara ndetse amubwira n'aho ari burebe. Yahise amubwira ati nta kibazo, noneho wabumbura amaso. Rosine akibumbura amaso yasanze imbere ye hateretseho keke yari yanditseho ngo wakwemera kuba umukunzi wanjye. Rosine akibona iyi keke yahise atangira kurira. Yarebye muri iyi salo yose ukuntu hateguye, hari indabyo nyinshi, hari ibipirizo, mbese hari hadekoye. Yahise rero abaza umukunzi we ati none se ibi byose wabikoze ryari? Alex ati nabikoze usinziriye. Rosine byaramurenze maze ahobera Alex, yararize. Alex ati ntabwo nifuzaga kurira, ahubwo nyine nifuzaga ko uyu munsi uba umunsi w'ibyishimo byawe. Rosine ati n'ubundi ntabwo ndi kurizwa n'umubabaro, ahubwo ndi kurizwa n'ibyishimo. Ntabwo wakumva ukuntu ibi bintu binkoze ku mutima. Tekereza ko kuva nabaho ari ubwa mbere umuntu aguze keke maze akayita iyanjye. Tekereza ko ari ubwa mbere ibi bintu bimbayeho. Uzi ko no ku minsi y'isabukuru yanjye nta na rimwe nigeze mbona keke. Wumve ko iki kintu nkoreye ari ikintu rwose ntazigera nibagirwa. Ikibabaje gusa nuko ibintu byiza byose bimbayeho, nyamara rwose ngiye kuva no mu buzima. Alex rero yahise amufata maze aramukomeza, atangira kumukora mu mutwe ati hoya wivuga ibyo bintu, humura rwose uracyafite iminsi yo kubaho, kandi mba numva mfite icyizere cy'uko uzakomeza kubaho, kubera ko sinakwihanganira yuko wansiga, ntabwo nakwihanganira kukubura. Uyu munsi rero wari umunsi w'ibyishimo kuri Rosine, ku buryo yari gutekereza ati niyo nava mu mubiri, ariko ni ukuri nzava mu mubiri rwose mfite ibyishimo. Iminsi yakurikiye rero noneho ahubwo byari birenze uyu munsi, kubera ko uko Alex yatahaga amuzaniye indabyo ndetse amuzaniye n'impano, yari asigaye amutetesha mu buryo rwose bukabije. Rosine nawe byari bisigaye bimurenga ukuntu nyine afite umukunzi umwitaho bingana gutya. Umunsi umwe rero bari mu cyumba nyine bicaye n'ubundi bari kwiganirira, hanyuma
Rosine yabwiye Alex ati mba numva nyine umutwe umereye nabi kandi ibi bintu bimbaho cyane iyo maze kunywa imiti. Tekereza ko hari umunsi umwe nibagiwe kunywa imiti maze uwo munsi wose nirirwa ameze neza. Ndakeka rwose iriya miti iri kugenda inyangiza. Alex rero yaramubwiye ati noneho ibyo tugomba kuzabibwira muganga hanyuma bakareba icyo gukora. Rosine yahise amubaza ati ese ubundi uba wumva utekereza ko bizaba bimeze bite umunsi nyine nzaba ntakiriho? Naho rero Alex ati ibyo bintu rero iyo ntangiye kubitekereza ngira ubwoba bwinshi ku buryo ntaba numva nkwiye kubitekerezaho kubera ko mba numva nyine ntazi ukuntu bizangendekera. Ni ubwa mbere natewe ubwoba no kuba nabura umuntu mu buzima bwanjye. Mba numva nyine ahari kukubura nyine nanjye ntazi ko nakomeza kubaho. Gusa nyine sinjya mfata umwanya munini wo kubitekerezaho kubera ko nyine nabikubwiye bintera ubwoba kandi bwinshi. Alex ati gusa ikintu cyonyine nzi neza kandi nemeranya n'umutima wanjye ni uko ngukunda kandi cyane. Rosine ati nanjye ndagukunda ariko rwose mukunzi, nibiba ngombwa ko nzaba ntagihari uzashaka undi mukunzi kandi ndabizi uzabona urundi rukundo rw'ubuzima bwawe kandi uzishima. Gusa nanone uzakomeze kuba umwana mwiza nk'uko umeze ubu ngubu. Hagira amahirwe umukobwa uzakwegukana maze rwose mukabana ubuzima bwanyu bwose. Alex rero amubwira ati mbabarira wimbwira ibyo bintu kubera ko sinshaka kubitekerezaho. Urahari ubu ngubu turi kumwe kandi ndishimye kuba ngukunda nawe ukankunda. Nta rundi rukundo rero nifuza. Urukundo rwonyine nifuza ni urwawe kuko niwe muntu wa mbere nakunze mu buzima. Ntabwo rero nitekereza nakunze undi muntu kuko na mbere yuko mpura nawe hari abandi bantu benshi twahuye ariko ntawe nigeze mbasha gukunda. Hanyuma rero kuri iyi nshuro ntabwo aribwo ntekereza ko nyuma yo kumenyana nawe aribwo nzagira undi muntu nkunda. Rosine ati oya mukunzi, ntutekereza ko rwose wazaba wenyine kubera ko buriya Imana yitegereje Adamu maze ibona ko yishwe n'irungu, niyo mpamvu yamuremeye Eva. Buri mugabo wese rero aba akeneye umugore umuba iruhande kugira ngo amumare irungu. Nawe rero sinkwifuriza kuzaba wenyine. Alex ati mbabarira rwose icyo kiganiro tukihorere kubera ko niba hari ikintu kimbabaza ni ugutekereza umunsi nzaba ntakigufite. Umunsi rero wakurikiye abari mu masaha y'umugoroba. Rosine ategura amafunguro maze agahita ajya kureba Alex ubu uri kuri mashine akazi kameze nabi. Ati mukunzi ngwino rwose ufate amafunguro ariko jya uruhuka ntugakora akazi ngo ureke kuruhuka. Noneho uyu munsi naguteguriye ya mafunguro ukunda. Alex ati mbivuge se? Naho Rosine ati yego. Alex rero yatangiye gushyira ku murongo ibyo kurya nyine ashobora kuba yateguye. Rosine ati nibyo rwose. Atari ku bundi ibyo kurya ngo utegurire urabikunda? Alex ati cyane. Ati noneho ukuntu uba wantetesheje ndabona rwose ugiye kuzatuma mbyibuha nkiyongera ibiro byinshi. Rosine ati nta kibazo nyine nicyo kigaragaza ko rwose ukunzwe kandi wishimiwe uri kwitabwaho n'umukunzi wawe. Rosine rero yarahagurutse ajya imbere nyine kugira ngo bajye gufata amafunguro ariko ntabwo yateye intambwe zirenze 3 kubera ko yahise yumva isereri maze abaraguye. Alex yahise ahaguruka yihuta maze aterura Rosine yahise amujyana kwa muganga byihuse. Muganga rero yahise akora ibizami nyine mu buryo rwose bwihuse maze nyuma y'amasaha makeya ahita bazanira ibisubizo. Alex ati mbwira bimeze bite? Dore ko we yahoraga afite ubwoba ko ahari nyine indwara yaba iri kugenda yiyongera. Muganga rero yarababwiye ati ibisubizo mbazaniye noneho rwose ni ibisubizo bishimishije, mbazaniye inkuru ishimishije. Rosine ati bimeze bite muga? Tubwire rwose bitwicisha amatsiko. Naho Alex ati tubwire. Muganga ati inkuru ishimishije rero nari mbazaniye nuko uyu mukobwa nta kibazo na kimwe afite mu mutwe we, ibibyimba byashizemo nta na gato gasigayemo. Alex yarikanze
ati ibintu uri kuvuga ni ibya nyabyo, hanyuma se niba nta kibazo afite kubera iki ari kujya agwa? Muganga ati impamvu ari kugwa rero ni ukubera iyo miti nyine ifite imbaraga nyinshi, kandi mu by'ukuri ari no kuyinywa ari muzima kubera ko nta kibazo na gitoya afite. Rosine ati muga, uravuze ngo nta kanseri mfite? Uravuze ngo nakize kanseri, ibibyimba byashize mu bwonko? Muganga ati cyane rwose byashizemo. Aba bombi rero byasaga nkaho batabyizeye, ariko Rosine yahise ahaguruka maze araza ahobera umukunzi we ati ndumva wagira ngo ndi kurota, ibyishimo byarabarenze bose. Alex ati ndi kumva nanjye wagira ngo ahari ni inzozi, nizere ko rwose niba ari inzozi tutari bukanguke turi buzigumemo. Muganga ati muhumure, ntabwo ari inzozi, ni ibya nyabyo rwose. Uyu mukobwa ameze neza cyane, nta kibazo na kimwe yifitiye. Yari ari kubereka kandi n'amafoto nyine bafotoye mu mutwe bari kureba bakabona atandukanye cyane n'ayo bari babonye ubushize. Rosine rero yatangiye kuririmba kubera ko ibyishimo byari byamurenze. Yabazaga muganga buri kanya ati muga, ubu ngubu ngira icyizere ko ngiye kubaho ubuzima bwanjye uko mbishaka, ko ntagiye gupfa? Muganga ati humura rwose, gusa nyine uyu munsi mugume hano kugira ngo twongere dufate ibindi bizami, muzatahe ejo mumaze kubona ibisubizo bya kabiri, bityo nyine tuzaba tuzi neza yuko ibyo twakubwiye ari ibya nyabyo. Barongeye rero basubiramo ibizami kubera ko uyu mukobwa ntabwo yari abyizeye habe na gatoya. Nyamara n'ubundi nyine ibisubizo byaje ari bya bindi, ko ari muzima, ameze neza, nta kibazo na gitoya afite. Bwarakeye rero maze barataha, gusa bagendaga baririmba indirimbo zo gushima mu modoka kubera ibyishimo bari bafite. Bageze mu rugo maze bahita bafata akawayini batangire kugasangira kugira ngo baserebure. Alex ati ntabwo wakumva ukuntu nishimye kubera yuko bisa nkaho rwose ubonye amahirwe ya kabiri yo kongera kubaho, naho njyewe mbonye amahirwe yo kugumana urukundo rw'ubuzima bwanjye, mbonye amahirwe yo kugumana umukunzi wanjye. Ndumva ntuje, ndumva mfite ibyishimo ntazi ukuntu nabisobanura. Rosine ati cecekere, njye ndumva n'ubu ntarabyumva, gusa ni wowe wo kubinyumvisha. Aba bombi rero byari byabarenze, ibyishimo nyine byari byose ku buryo amarira yari ari kubashoka ku maso. Kwihangana byari byanze, barahoberanaga bakarebana maze kandi bakaba bararize. Kubera ko rero Rosine yahise ahagarika ya miti, iminsi yakurikiye nta kibazo namba yongeye kugira, yari ameze neza cyane rwose. Umunsi umwe rero Alex yaramubwiye ati hanyuma rero ubuzima bwaduhaye andi mahirwe, ndumva nifuza yuko twayabyaza umusaruro. Ndifuza ko twazajya kureba ababyeyi bawe maze tukababwira yuko dukundana, kubera ko ndifuza ko twazakora ubukwe, ndifuza ko wambera umugore mu buryo nyine bwemewe. Ikindi kandi ndifuza ko nyine twashaka undi mukozi noneho ubundi nawe nkagushakira akazi. Rosine rero byaramushimishije maze aramubwira ati umva, sinzi ikintu nzaguhemba, gusa nzakwitura kugukunda no kukubaha. Nibiba ngombwa uzajya umbwira, nzajya nkoza ibirenge, nzagukorera buri kimwe cyose, nakabaye nzajya njya ku kazi nguhetse, nuko ntagushobora. Alex rero yarasetse maze kandi arongera ahobera uyu mukobwa ati humura rwose, kubera ko nta deni na rimwe undimo, ahubwo ninjye nkurimo ideni kuko wampaye ibyishimo, wanyigishije kwishima. Nahoraga ndi jyenyine, nahoraga nigunze mfite imishiha, warampinduye kandi ni ukuri ko wampinduye, nibyo byiza, ni nabyo nkunda. Ubwo rero ahubwo ninjye nkurimo ideni kandi rikomeye. Aba bombi rero barongeye barahoberana maze Rosine aramubwira ati ndagukunda n'umutima wanjye wose. Alex ati nanjye ndagukunda, ntabwo ushobora kubyumva. Nyuma y'iminsi mike rero aba bombi bakoze ubukwe. Bwari ubukwe bw'ibyishimo
bwari ubukwe bari batumiyemo imiryango yabo, nyamara bari gusezerana uko barebanaga mu maso amarira yaramanukaga. Bonyine bari babizi, bari bazi ibanga, kuko batekerezaga uko bahuye, bagatekereza ibyo baciyemo bikomeye, maze bose bakarira, gusa yari amarira y'ibyishimo. Ku mugoroba rero baratashye, maze bageze mu rugo Alex yabwiye Rosine ati uyu munsi ni umunsi ntazigera nibagirwa na rimwe, kubera ko ni umunsi nishimyeho, ni umunsi nabonyeho umunezero wanjye, ni umunsi kandi numvise ko noneho mfite umuntu undi iruhande, kandi mfite umuntu tugiye kuzakomezanya urugendo rw'ubuzima. Gusa ndagukunda, ikindi nshaka kukubwira, ntuzigere uhangayika na rimwe kubw'umuryango wawe, kubera ko umuryango wawe ni umuryango wanjye, tugomba kubitaho. Ikindi kandi niba unabishaka nta kibazo, tuzabazane hano tubiteho batwegereye, kubera ko iyi nzu ni nini bihagije. Naho rero Rosine ati warakoze mukunzi kunkunda, warakoze kandi gukomeza kunyitaho. Naho ibyerekeranye n'umuryango wanjye, ibyiza nuko twabarekera aho bari, ahubwo tukabashakira umuntu wo kubafasha. Alex ati nta kibazo rwose, icyo ushaka kiba cyamaze gukorwa. Aba bombi rero bagombaga kwitegura maze bakajya mu kwezi kwabo kwa buki, dore ko nyine bagombaga kujya mu gihugu cyo hanze. Ibi bintu rero byari byashimishije Rosine, yari yashyushye, yarebaga amatike yabo y'indege, maze akumva nanone aracyari mu nzozi, dore ko ari ubwa mbere yari agiye kwicara mu ndege. Yari ari kubwira Alex ati nta kintu na kimwe utazampa, kubera ko rwose buri kintu cyose gishimisha umutima wanjye ni wowe wakimpaye. Byose rero nzakwitura kugukunda. Buri kanya yabaga ari kumuhobera, kuko yabaga yumva nyine byamurenze. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.